Bite? Amakuru? Waje kwivuza? Uzi kwandika? Akira andika amazina yawe hano. Witwa Ba? Ba, none se umeze ute? Waje kwivuza iki? Kwivuza isereri. Isereri? Isereri se ni iki? Wowe wumva waserereye? Ubu se wowe urumva umeze ute? Urumva umeze nk'ikizungereza. Urumva umeze nk'ikizungereza? Ngayo nguko. Murakaza neza kuri Mu Buzima TV, muri kumwe na Richard Arinditwe. Nkuko bisanzwe tugiye kuba twagira byinshi tuganira, ariko mbere yuko tugiye icyo tuganira reka ntajyane n'iki kibazo. Uri umubyeyi ukujije ukajya kwa muganga, muganga akagusuzuma akaguha ati hari amahirwe yuko wabyara neza, ariko kandi ushobora no kubyara ubazwe. Wahitamo iki? Ese wahitamo kubyara neza cyangwa wahitamo kubyara ubazwe? Ndizera yuko nyuma y'iyi video uri umubyeyi ushobora kuza kuba wagize amahitamo ya nyayo bitewe n'ibyo tugiye kuganiraho. Ariko mbere yuko dukomeza mu kiganiro cyacu turi kumwe na Inuma Technology Limited. Nyuma y'ikiganiro turaza kukugezaho ibikorwa byabo kugira ngo ubashe nabo kuba wamenya icyo bagufasha mu buzima bwa buri munsi. Tugarutse kuri ya ngingo yacu twaye tuvuzeho kubyara neza cyangwa kubyara ubazwe. Hari ibyago byinshi biba mu kubyara ubazwe. Kubyara ubazwe nyine ni ukubagwa nk'uko byumva, kandi umuntu ashobora kugira ikosa runaka akora akaba yagira impanuka. Ahangaha ndimo kuvuga ni nko kuba umuganga yagira gutya agakata icyo atakagombye gukata. Iyi nyama kenshi ikunze kwibasirwa, donc ntago ari ukwibasirwa ariko ni impanuka nyine iba yabaye. Ubusanga kenshi hari igihe uruhago rw'inka rubigenderamo ugasanga muganga aronyujejeho kakembe. Ese utekereza yuko umuntu wabyaye neza ashobora guhura n'ibyago nk'ibyo nawe? Ndatekereza yuko atari ko bimeze. Ikindi, umuntu wabyaye bazwi aba afite ibyago byinshi byo kugira infection. Ngira ngo tumaze kumenya infection icyo ari cyo, kuko abakurikira Mu Buzima TV ibiganiro byacu byinshi tugenda tuvugaho infection turayisobanura mu buryo burambuye. Ariko icyo ntabura kuvuga uyu munsi ni uko iyo ugize iyo infection ishobora kuba yajya mu maraso ukaba wanakurizamo n'urupfu utagize amahirwe yo kugira ngo witabweho ku gihe. Ikindi, buriya hari ibintu bita DVT cyangwa se PE. Ubwo DVT ni ukuba ikibumbe cy'amaraso cyaba cyifashe kikaba kiri muri mu mitsi iyobora amaraso cyangwa se itwara amaraso. Ni ukuvuga ngo igihe umuntu yabazwe agira ibibazo byinshi by'uko amaraso mu mitsi ye ashobora kuvura agahagarara. Icyo gihe rero bitewe n'aho byabereye, bishobora kuba mu mutsi wo mu bihaha cyangwa se n'ahandi. Icyo gihe umutsi iyo ubaye wo mu bihaha umuntu ababara mu gatuza agahumeka nabi ku buryo utitaye vuba na bwangu ushobora kuhatakariza ubuzima. Ikindi umuntu ashaka ko yakubwira, umuntu wabyaye ubazwe burya umwana we hari igihe akenshi akagira ibibazo mu myanya y'ubuhumekero. Ariko ibi ngibi byo ntabwo bikunze kuba compliqué cyane, kuko abaganga bahita bakurikirana uwo mwana ku buryo ubuzima bwe buhita buzahurwa vuba na bwangu. None ngarutse kuri cya kibazo twatangiranye, ugiye kwa muganga uri umubyeyi ukujije akaguhitisha bakavuga ati ndabona hari amahirwe yuko ushaka kubyara neza, atari ko ushatse ushaka no gusaba ukabyara ubazwe. Wahitamo iki? Kubyara neza cyangwa kubyara ubazwe? Igisubizo mukiduwe muri comment hariya hepfo. Hanyuma ukunda amavideo yacu ushaka gukora subscribe cyangwa se ukayasangiza bagenzi bawe kugira ngo babashe kwigiraho ibyo tuba twagiye dusangira. Murakoze cyane. Icyambere dukora nuko tuzanira abantu ibintu bivuye kuri Amazon. Dufite urubuga bita inumaStore.com, nirwo umuntu ajyaho akaba yatumiza ikintu cyose ashaka kuri Amazon, tukakimuzanira mu gihe kitarenze icyumweru kandi tukakimugereza mu rugo iwe. Byose abikora aho ngaho online bikaba byamugeraho. Niyo system ya mbere dufite. Icya kabiri dufite ni system ya GPS yo gukurikirana ibintu. Ukaba wabasha n'ufite imizigo n'ufite ibinyabiziga cyangwa ibikoresho byose ushaka ko